Kiss FM wabuyizi? Kiss FM nje numva babivuga kuri radio Shingiro. Bakumvamo akantu Kiss FM ariko ntabwo ikintu bisobanura. Nukuvuga ina ngaho we radio muzi ni radio eshatu. Zonyine. Ibizindi ewa na amateka. Izindi nibwo nizo ngizo uvuze. Radio Kiss FM. Nubwa mbere uyumvisha? Nja numva kuri radio Kiss FM. Ndi kwesa cinjira ka wifi. Turi otuntu. Andi kuri atwa video nandi kuri kuba igwire gumupaka n'ebintu bibone. Urukwa biranyuramo mpora tu. Wempaush. Hano ndeba nanye njaha. Waruga nkaisha. Aha, naenda kuchuruza twandazi twanje. Twandazi bari kutugurasha. Tulagenda kabisa. Tulima kasete mazumo bwo mpaka gwa igukiro bumpaya. Sete za kwija. Kore sete tuzine na nene. Mazima. Wempango biri batisha. Nandi kureba nko kuba igira mpaka hano ya. Tishusha mwa. Okonjire. Nandi nshakubara nandi kure hano ya ukuntu biterire nyine kwa mukasheshe baenda kufungura umupaka baenda kugwigura twakutandika kunena hati nanejire kuranko kuvarenda kubirisawa bondo warireba natere memondi wempa unakagari cho lande ando mushuruzi ndi kurutambutamburamu hati waruga kuchaka cho naruga kuchapa cho kora ni kazi buye gwiro danda nyine enjamani barete ebihimbo bya sugar sente no kuzikora Okay, twongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe mukurikira Baton TV mwe mudukukiye muri mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara zigiye zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda. Uyu no munsi rero tuba twafashe kugira ngo tube twatembera igihugu cy'u Rwanda aho muri yangiro ivuga ati tubatembereza igihugu cy'u Rwanda mwe mutabasha kuba mwagenda ariko tubagerere iyo tubereke uburyo biba byifashe. Aha duherereye i Gatuna mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru. Ngiye muri kumwe nawe kuri mikoro ni Musa Adili. Rero iyi ni Baton TV nkuko mubibona rero ndahano hagati mu muhanda w'igitaka cyangwa ubona ari na hagati mu mashyamba. Noneho hari ahantu nyine hakurya batweretse ati iyo urenze kuri n'intambwe 5 gusa ukaba werekeje i Bugande. Urabona n'amazu ari hakurya nyine n'amazu y'i Bugande hari ubona ariko urabona ko nk'ukuntu biba bimeze mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa ahandi hantu urabona ko ni hafi cyane n'intambwe zingahe ukaba wigereye i Bugande. Yari amazu uri kubona yose n'ay'i Bugande. No kuvuga ngo ahana abaturage ba hano n'abahari ubundi mu busanzwe bajyaga baragenderana. Urabona ko ari abaturanyi banatubwiye ko bashingirana. Ni ibintu bishimishije kandi binatangaje cyane. Ni ibintu byiza cyane hano mu karere ka Gicumbi hameze neza cyane. Hari ikirere kimeze neza n'abaturage baho batwishimiye ndetse n'abantu beza cyane ko n'abantu baganira n'abantu basabana n'abantu mbese ubona bafite umwihariko wabo muri aka karere ka Gicumbi cyane. Jewe tujye gutangira rero tuganira namwe sibyo ndagira ngo ukuntu tujye kuganiramo muri abasore ariko murakonje sibyo buri wese tujye gutangira ku murongo buri wese avuga izina rye rimwe twita twongera tugaruka tujya ku bindi kugira ngo n'abadukurikiye bajye babona ko hano muri Gicumbi haba urubyiruko rushyushye kandi ari ibintu bazi sibyo. Dutangire kuri wowe izina ryawe. Byiringiro Innocent. Mugenzi wawe nawe ahita yivuga. Munyemane Emmanuel. Byamugishe Emmanuel. Senge Jean d'Amour aka Nyakiso. Okay, wow, wumva ahubwo wowe ngo aratwika twagarutse hano imbere. Sande Janvier aka wumva ndimwe nawe inyuma. Rukundo Pierre. Noneho hano mubona nabonye nabo mbere nari naganiriye n'abantu basa nkaho ari bakuru cyane kuri mwebwe. Ese muri mwebwe bari batubwiye ko nta mpano nyinshi ziba hano. Impano mwisangamo nizihe? Nyakiso. Nyakiso ndabona ari we mustar. Impano dufite uvuga ngo dufite nk'impano zo gukina. Harimo abana benshi bafite impano zo gukina turimo tuzifite ariko
uko zazamuka nicyo kiba kiri ikibazo, nizo mbogamizi hari. inaha mukina umupira gusa? Yaba muri quartier ni abana nyine twifata nko mu murima tugakiniramo, ariko ukabona ko dufite impano tu. None se tukiri aho ngaho kubijyanye n'impano, hari igihe usanga ahantu muri quartier hari akantu baba baziranyeho ubwabo nk'abahatuye. Mwebwe ubwanyu kuko ndakeka mwese mutuye inaha muri quartier, mwe mwese muri abavandimwe, nk'akaye kantu muziranyeho mwaganiraho mwumva nyine biranshimishe ku buryo n'abandi bantu bakishima? Kantu tuziranyeho abantu bina kantu tuziranyeho n'ururimi rwacu rwihariye tu. Dushobora hari igihe hari nk'uturirimbo muzi se, turirimbo twinaha, turirimbo tuba tuzi nyine nk'iz'abahanzi bagezweho. Murazizi. Noneho wenda dutangira najya noneho mbaho umwanya umwanyi, sibyo? Mwirekure ariko buri wese mwirekure muvuge muganire mukina imikino ahangaha. Iribatuye mwa kubiri sawa waruga nkayishe naruga katunenya moko ari tuntu Jita umutunga mikoro nk'umunyamakuru wawe. Nanye naruga hano ya nandikwe sacinjira ka wifi. Turi otuntu Nandikure atwa video, nandikure kuba igwirega umupaka n'ibintu bibone. Urukwa biranyuramo mpora tu. Wempaush hano ndeba nanye njaha waruga nkayishe. naenda kucuruza twandazi twanje. Twandazi bari kutugura. Turagenda kabisa. Tulima kasete mazumo bwo mpaka gwa igukiro bumpaya esete za kwija. Koresete tuzine na nene. Mazima. Wempongo biribatisha. Nandi kureba nko kuba igiro mpaka hano ya. Tishusha mwa. Okonjire. Nandi nshakubara nandi kure hano ya ukuntu biterire nyine kwa mukasheshi baenda kufungura umupaka. Baenda kugwigura twakutandika kunena hati. nanejire kuranko kuva arenda kubiri sawa ibondo warireba natereme mondi. Wempa unakagari cho lande ando umucuruzi ndi kurutambutambulamo hati waruga kuchaka cho naruga kuchapa. Cho kora ni kazi. Buye gwiro Danda nyine enjamani barete ebihimbo bya sugar. Sente no kuzikora. Nyakisafite impano buriya tu. Ariko n'abavandimwe hano bari babikoze neza muragambye. Noneho se inaha mu kijyanye n'ubundi niyo nuza systeme twaturimo iyo modu twaturimo muragaragara ko twari dushyushye, ari nabyo dushaka nyine ko kubona urubyiruko cyangwa abasore bakiri batonya babakonja bari ibindi bibazo. Noneho se ubundi impano niyo isa nkaho abari nini cyane igira ikintu ifasha umuntu. Muri mwebwe ubwanyu mwese n'umupira gusa ubi nahanga kuva kare abantu bose twaganira tubwira umupira gusa muri mwese namwe umupira niwo dukunda niba ndangije nko kwahira nakoze uturimo ndagenda mpure n'abandi bajama banje ubundi dutera umupira twitahira. Ikibazo nuko tuba twabuze abantu badutera nk'ikinamico tukore nka debating tukaja nk'ahantu dukahura tukahurizaho amakuru nyine tukareba ukuntu twakora akantu kari seriye tukafata tukakorera nk'ikinamico nyine tukahuriza tukagora n'amakuru ashimishije. Ibyo nabyo umuntu mugiye mubona umuntu ubafasha mwabikora tukabimenyera nyine. None se kujya wenda turebe wenda nimba hari nk'abaterankunga baba bazabona nk'iki kiganiro sibyo? Buriya ari igihe umuntu ajya gufasha ariko akajya gufasha ari icyo ahereyeho. Wenda nk'ubu ngubu abadukurikiye bo ni benshi twamenya ati baraturuka hehe ariko ni benshi cyane. Muri mwebwe ubwanyu uko inkiyo ugiye gusaba umuntu hari ikintu ujyana cyo gusaba nkuko mwaye mubivuze ndajya none duse nkaho twicamo udukipe tubiri turebe kuntu iyo debate twayikoramo mu kanya gato nyine twakora ku munota umwe kugira wenda abadukurikiye nabo tugira icyo tubisabira wenda nyuma nihagira ikiboneka mwazabona tugarutse tuje kubareba. Batatu ni batatu. Mujya kuganira ku yesije tuvugurure rurimi tuvuguru rwacu muvuga iwanyu nibwo mwumvikana. Ubu ngubu nyine tujye kuganira kuntu tuzayambuka hakurya tukubahiriza COVID-19 ubundi
tukabona ko tuzajya twambukiranya imipaka nyine tuyishakira bizinesi. ako jambe karame bari kurira ko bagire ngo bigore umupaka bagume barabe duwani nyowe tinorabamo kabisa. reka nje nyete nkarabamo nanyi na kananasi mwe turabe mu rufunjo twambukiranya umupaka mu buryo butemewe gwesha amazima ahubwo nkabine ndangamuntu bararaba hari bateze kujya bagaruka ari hafi kotazine kotajine nyowe ubu ntayine nyine no kwekoca nyine kwambuka ariko ubu nkimwe manyamuzina nye hayi nyine cyo ubwe mbaho bwe hashonga no kubwo tukera birakuri hakanta kuwo yihayo ngo kazakuteze imbere cyo kari hako bazima hariyo nkenanasi na kawaraji kandi ka muhogo shite kariyo muhogo nakunu ziriyo ya hari bagebonere mushaho kuriya ha kandi kambare wawe akabwene mbare mazima no kweyombe kifuba tori kuri akasenjeri ka katachampi kagahabwa abandi kifuba nshiro bumpata konja tugamoke nshiro n'amazima mazima niko birabiri wakigaruka ubuzima ahubwo nibigure juba ahubwo ejo byatinda kuhika twesanzure ariko nanjye kambabaza ko dutuye hakurya twebwe mwaza ko mutajya mutugeraho hariya mu murenge wa Kaniga muraza mukagarukira ku murenge hano iwacu hariya nimuhagera kandi urashaka ko tuzabageraho ngahari hari icyari iwanyu barushiki iwacu tuba dushaka nanjye twisanzure natwe twibone ku mafoto nyine nuko mfite amandazi yanjye nyine singariya ndeta gumandazi nsururiziza 100 n'aya 50 cyo gukopa nkopa abantu nzi none se nkamwe nabana tabazi nkabakopa nanjye narinje kureba ukuntu muri duwani hameze neza ubundi nanjye turahura ubu ngubu tubabaye inshuti nawe tuzaza kukureba muri kayite hajya ngo bahita Kaniga muzajya mujya mu kagari ka Nyagwambo nicyo kintu cyiza gihari wabwira abadukurikiye kibazaza kureba ikintu kiriyo ubwo se ni nk'iki nacyo bazaza bashije kureba ugwagwa nyine n'icyayi gihari hamwe none se ubu se nk'aho kujya hari imodoka ntazihari iki none se wari utubwiye ko tuzaza nyine kuba twagusura ariko turakubajije tubwiye ko nta bintu nyine byatuma tuza kuhareba byinshi bihari buri kumva ufite icyizere yuko tuzaza muzaze nyine muzaze mureba amashamba n'ibitoki birahari ahubwo twabazanira n'imineke ahubwo imineke irahari imineke niba hari njye naza irahiye cyane n'aka kanya twahita twambuka irahari 3 ni 50 twebwe tuba dushaka muzajye muhifuza ntacyo tuzaza ese none tukiri aho ngaho muri iriya karitsiye y'iwanyu wambwira nka radiyo nk'eshatu uzi zo mu gihugu cy'u Rwanda nzimo radiyo Rwanda radiyo Mariya na radiyo Shingiro izo nizo zonyine kandi zinakora hano radiyo disi waba uyizi nizo ngizo nzi gusa Kiss FM waba uyizi Kiss FM nja numva babivuga kuri radiyo Shingiro bakumvamo akantu Kiss FM ariko ntabwo nzi ikintu bisobanura
ni ukuvuga inaha wowe iradiyo muzi ni iradiyo eshatu zonyine ibizindi ewa ni amateka izindi nibwo nizo ngizo uvuze radiyo Kiss FM ni ubwa mbere uyumvishe njya numva kuri radiyo Kiss FM none se inaha none se rata inaha ngaha kuko ko tubona n'ubundi mwegereye Bugande hari iradiyo zo mu Bugande mujya mwumva turazumva nizo nyinshi mwumva ni nk'izihe wabuze amazina yazo ntabwo nyazi nose uzumva gute uzumva gute utazizi tuzumva mu rukiga tuba tuvuga hereza Neymar nawe yagufashe twumve njyewe iyo nu Rubanda kunumva ribaza njyewe iyo numva ni radiyo Rubanda gusa radiyo Rubanda none se radiyo yitwa BNB FM waba uyizi reka ntabwo ngizi ntabwo ugizi radiyo uzi nawe ubwawe n'izingahe inaha wumva uzi nkunda kumva radiyo Shingiro na radiyo Rwanda gusa nizo zumvikana inani nazuzi cyane na Musanze ikunda kuvugamo gace televiziyo uzi nizi reka televiziyo nta nimwe iyo bita RBA se waba uyizi reka niyo nanyumvishe RBA ni ubwa mbere uyumvishe nibwo bwa mbere televiziyo Rwanda ariko urayizi televiziyo Rwanda ndayizi TV1 reka nayo ni wapi avuze ngo TV1 none se nuza Flash TV nayo wapi Flash TV reka nayo nuvuga ati televiziyo inaha uzi cyangwa televiziyo Rwanda gusa niyo nzi RBA wapi reka none se abasitari sasa abasitari umusitari ukunda ni uwuhe umusitari wo mu Rwanda w'umuhanzi ni Tom Close hari indirimbo nshyashya afite urayizi reka iyo uzi ni iyihe njyewe nzi nguramutse wemerera gukunda sa nk'ukaririmbaho gatonya twumva nguramutse wemerera gukunda ngurukundo utigeze utekereza naho ngaho irangiye oya uko ni Tom Close aha noneho ubwo ni mu bahanzi ese watubwira nk'iyo bavuze Ritiko ntabwo ngizi Ritiko reka yavuze Ritiko muri wowe nta kintu wumva ntacyo uzi none se hari bisi zijya zikunda kuba ziri inaha nini cyane z'icyatsi ukuntu za Volcano oya hari izindi nini cyane inini Jaguar se izo ngizo bita gutyo we nazuzi ni ubwa mbere mvishe Ritiko Ritiko ni ubwo bwa mbere none se waba uzi ikintu bita kofi kofi si ikawa se kofi si ikawa wow kabisa aho ngaho kigaragara ikawa yo warajijutse cyane none mu bijyanye se n'umupira wari watubwiye wari wavuzeho gatonya ko ukunda umupira ikipe ufana ni Rayon Sport ubu ngubu umutoza wayo ninde umutoza haya nawe wapi nawe uzi none se yitoreza hagana Rayon Sport nzi ko yitoreza muri stade ya hariya niba ari Nyamagabe niba ari Nyamagabe niba ari he Rayon Sport urayikunda cyane match iheruka kuba byagenze bite nzi ko bayikubise barayitsinze bayitsinze bingahe 2 yakinnye nihe njyewe nasanze irimo hagati nabyumvishe gucegene gusa basanze irimo hagati okay ndabona wambaye agasengeri keza iyo kipe wambaye ni iyi akangaka iyi ngiyi
Neymar. Ni? Neymar uyu akagajezi ko nambaye na ka Neymar. Reka turebe. Neymar byanditse. Neymar akina muri ekipe. Muri Juventus. Muri Juventus. Iyo kipe iyo jezi wambaye yanditseho gute? Juventus. Okay. none se ari ukuntu bajya bavuga ngo ikipe nyine z'ibihugu ziba zahuye nk'iyo wumvishe Amavubi sibyo Amavubi aramutse ahuye na Rayon Sport niyo ekipe yatsinda Nzi ko Rayon Sport yasinda Amavubi. Rayon Sport yatsinda Amavubi cyane abakinnyi batatu uziba mu Mavubi ni bande? Muhajire na Lukaku. Nibuze none se wabuzi na Sengimana na Byiringiro Lag. Ministre w'intebe bamwita nde? W'u Rwanda Paul Kagame. Ntacyo mfasha noneho tuganire n'abandi. Egera imbere tuganire ariko wowe nabonye ukonje. Egera imbere tuganire hashye koko. Ndashaka ko wisanzura sibyo? Bakwita nde? Byiringiro Innocent. Nawe mu bintu by'imyidagaduro ujya urebaho? Ndebaho ariko ntabwo ari cyane. Impano ufite ni iyihe? Impano uri umumodo? nko gukina umupira nabyo nabishobora no kwiga nabishobora. Okay, mu kibuga hajyamo abakinnyi bangahe? 12. Aha. 12 baba mu ruhande rumwe n'abandi 12 bakaba 20. No ndashaka ko ibyo ugiye kuvuga sibyo ari wowe wenyine ubyivugira niwumva ibyo ngakubwira cyangwa uriye kandi bivuga nta kibazo ufite sibyo. Mu kibuga hajyamo abakinnyi bangahe? 24. Niyo bajya mu kibuga. Aha. None se mu kibuga iyo harimo umukinnyi bita umudefanseri aba ari hehe? Abakina numero ya kabiri. Abadefanseri ni bangahe ubundi? 3. Kangahe na kangahe? 2 na 4 na 5. Nawe wari utubwiye ko mu kibuga hajyamo abakinnyi 12. Wa nimero 12 abari hagana he? Nawe abariyo 11 n'ahandi 11 bakaba 22. None se mu bijyanye n'umupira sibyo utubwiye ko ukunda kandi nyine unawukina ujya wumva ikipe y'igihugu y'u Rwanda? None se ko ikipe y'amaguru ubundi bayita gute y'igihugu cy'u Rwanda? Amavubi. Ya basket? Nayo nzi. Ya volley? Nayo. Ntabwo uzi ukuntu bayita? Ibaho se buriya? None se mu mupira ufaniye kipe? Mu Rwanda? Mu Rwanda. Nayo. Kandi ukunda umupira? Hanze se ufaniye? Liverpool. Niyo ufana yonyine ubwo ni mu Bwongereza aho ngaho? Muri Espagne se? Liverpool se uzima abahe bakinnyi? Ba Mohamed Salah. Ba Mohamed Salah se ni bangahe muri Liverpool? N'umwe. Okay, now abandi uzi se? Sadio Mane. Nabo nzimo gusa. Mackenzie se ntabwo umuzi? Ariko nawe akinamo? Ntabwo nzi bakinamo. Kandi uzi babiri? Mu kuririmba se tujya mu kuririmba uzabahe bahanzi? Zimo ba Sengiyumva. Aho, Sengiyumva inaharagera. Ujye mwumva? Tumwumva ko tumwumva nk'indirimbo ze yahanze.
umwumva nk'indirimbo ze yahanze tukamumenya guca. ni nk'iyo ndirimbo ye uzi se waturirimbiraho gatonya? Gajitima. Wigira ikibazo kuba umukunda ni byiza. Sangwa uririmbaho gatonya nta kibazo. Gajitima. niyo ngiyo. Ereza na Nyagiso nabonye yawe. Impano yawe ni iyi? Impano yanjye niyo gukina umupira. Gukina umupira? Ese igihugu cy'u Rwanda kigira amakipe angahe y'umupira w'amaguru? Amakipe ari muri 10 na hejuru ya 13 gutyo. Amakipe y'igihugu? Amakipe y'igihugu y'u Rwanda nangahe? Nimwe. Nimwe? Uri kumbaza ari mu Rwanda cyangwa ay'igihugu? Amakipe y'igihugu mu Rwanda nangahe? Amakipe y'igihugu. Ubwo nzimwe y'umupira w'amaguru n'indi ya volley n'iya basket. Ubwo na 3. Na 3. Niyo makipe y'igihugu y'umupira w'amaguru? Nimwe. Ese aho ngaho ndagira ngo utubwire umutoza mukuru w'Amavubi. Ntago muzi. Waba uzi ikipe ya Gicumbi se urayizi? Ikipe ya Gicumbi ndayizi. Urayizi? Abakinnyi 3 bakinamo ni abahe? Ntago nabamenya ko ntago nyifana. Ufana iyihe? Fana APR. APR? Magambo arambuye ni gute? Mi patriotique rwandaise. Urakoze cyane kabisa. Kigaragara urasobanutse. Ndashaka umbwire umugaride wa APR bamwita? Umugaride wa APR? Merukari Rwawugiromari. Wow. Abataka abakinnyi 3 bakina imbere. Abakinnyi 3 bakina imbere. Mba nzabakinnyi ariko ntazi ngo bakina hanga. Umutoza wa APR ninde? Awe nago Merukari Mashami ariko nago mbizi kiri. None se mu bijyanye n'imyidagaduro sibyo? Mu kuririmba haba abahanzi, ababyina, abakina comedy, abakina filime, abasetsa ibintu byinshi bitandukanye. Wema aho ngaho wisanga muki? Je nisanga muri comedy. Muri comedy? Iyi karitsiye yanyu bayita gute? Ikaritsiye aha turubu hitwa Gatete. Gatete? Iryo zina ryaturutse he? Ntago bizi. Nk'iyo urebye se ukabona izina Gatete ubona ntango wumva hari ikintu byaraturutse nka buri? Ntago mbikeka. Gatete. Gatete. Nta muntu uzi amateka hano ya Gatete? Wapi? Umukecuru. Okay, ntacyo rata mwakoze noneho kugira ngo tugane ku musozi n'ubundi amasaha yagiye wenda Gatete tuzaba tumenya imvo n'imvano yayo ejo. Gusa nyine twabashimiye cyane. Ariko mu gusoza ari ukuntu abantu bajya babasha kuba baririmba bakarimba nk'akarimbo kamwe baziranye bo muri quartier. Na karimbo muziranye bo mwaririmba tugasoza. Uri kumbaza ngo hapi. Okay. Ni Gatete. Aha. Kwa Gitima biri kwa Mwatatu aho ni Kenya rundamo yamukubise urukunda te yazimurundamo bituma umwana akunda undi iyo bangana batangana mwirakaza kwa Gitima kwa Mwambiri kwa Mwatatu aho ni Kenya rundamo tin tin tin.